Hello ladies and gentlemen, uyu munsi wa none ngiye kwereka uburyo wakoresha application abiri muri telefone imwe kandi igihe kimwe uyakoreshereza icyarimwe kandi uko ibintu byose ushaka kandi ukoresha application abiri. Icyo ngusabye rero ni ukunkurikirana ukamenya ngo step by step ibintu ndi gukora ibyo ari byo. Aha, urareba telefone yawe uko yayimeze kose, wenda ushobora kuba wenda nko kuri YouTube, uzaza kuri YouTube channel yawe nurangiza use nk'usubira inyuma se nk'uyivaho, dore uzahita uza ukanda no kari kantu k'ibumoso umuntu gafite kaba kameze gutya, dore n'aka ngaka nako uzaza ugakandeho, dore nyuma ugakandaho uzaza hano ku ibara ry'i application bita YouTube, numara kuhaza uzakanda ugumisheho, numara kugumisha uzabona ngo uzabona akantu kanditseho ngo split screen, dore n'aka kantu uzabonaho, numara kukabonaho uzaza ugakandeho, numara kugakandaho urabona ko ndi gukoresha screen ebyiri. Ushaka kuguzaza hano kuri FB cyangwa se kuri Facebook, naho mbese ube wajya kuri Facebook ndetse na YouTube, hano uriho ukoresha YouTube, cyangwa se hano hasi naho ushatse wasubira n'inyuma ukareba n'ibindi wakora. Mbese ubwo ndakwereka ibyo bintu nkweretse, nizere ko wabibonye. Niba uko ushaka kunkurikirana cyangwa se wifuza kuba nakomeza gukora content zigatera imbere, ugenda kandi subscribe kugira ngo dukomeze kubana. Umwumva kuri micro ni Joseph Twizere, ndabashimiye.